Mwese nongeye kubasuhuza cyane kandi nongeye kubifuriza nanone kugira ibihe byiza, ikaze kuri Bivugwe TV kandi ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe, mu by'ukuri uri umuntu w'agaciro cyane. Nawe niba utaraduha subscribe waduha subscribe, hanyuma rero ukareba no kukazogera ugakoraho, urabudufashije cyane. Uyu mubona kuri screen zanyu, uyu musore yitwa Semuhungu Eric. Uyu rero nubwo muri kumubona gutya kuri screen zanyu, ni umusore cyangwa se akaba umusore w'umukobwa, nkuko byagaragaye ko akenshi yakunze kuryamana nabo bahuje ibitsina cyane cyane hanze y'u Rwanda, nubwo no mu Rwanda byaje kugaragara ko rero yagiye aryamana nabo bahuje ibitsina. Ibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Uyu Semuhungu Eric yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, yaje kumenyekana cyane mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubwo yashakanaga n'uwo bahuje igitsina. Semuhungu Eric rero akaba yaraje kugira ibyago agapfusha umugabo we nubwo bari bahuje ibitsina, imitungo ye ndetse n'amafaranga menshi akaza kuyakura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo umugabo we bari barasezeranye nyine bakanavanga imitungo nubwo bari bahuje ibitsina. Baje kumuharira amafaranga maze agakura amafaranga menshi cyane atagira ingano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse rero akaza no kwirukanwa kuko yari ari gukora amahame atajyanye nayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera, bitewe nuko rero yaje kwirukanwa azize ibyaha byo kuryamana nabo bahuje ibitsina ndetse no gufata abana b'abandi ku ngufu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero baje kumwirukana agaruka mu gihugu cy'u Rwanda, aho rero yaje kumenyekana ndetse bikomeye cyane, akaza mu gihugu cy'u Rwanda maze akakirwa neza cyane. Ahagana mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2025 rero nibwo Semuhungu Eric yaje kongera kuvugaho cyane n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. We yaje kugaragara muri stade ari kubyina imbyino zidasanzwe, akomeza kubyina nk'aho ari umukobwa, ariko benshi ntago bakomeje kubivugwaho rumwe, nta nubwo baje kubyakira neza, bitewe nuko ababyeyi benshi bakomeje kuvuga ko ari ukurarura abana babo, ati nta musore wakwitwaye gutyo. Ariko Semuhungu Eric we akomeza avuga ko kubyina kuriya ari ibyishimo. Utu wagiye muri stade bagiye gushaka ibyishimo, ntago yagiye gutuza. Niyo mpamvu rero uti nanjye nabyinnye kandi nabyinaga uko nshaka, niyo mpamvu rero ntawambuza kubyina uko nshaka. Byakomeje kuvugwaho rero n'abatari bake. Semuhungu Eric rero muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Mata ku itariki ya 9 z'uyu mwaka nibwo yaje kongera gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ubwo abanyarwanda bose twari turi mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi Mata mu mwaka w'1994. Jenoside ikaba yarasize ihitanye abagera kuri miliyoni, tukaba twari turi kwibuka ku nshuro ya 32. Semuhungu Eric ku itariki ya 9 nibwo Dr Murangira Bitsiyeri, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, niwe yatangaje ko yamaze gutabwa muri yombi, aho yari afungiwe kuri sitasiyo ya Kimironko ya RIB. Mu by'ukuri nubwo bataje gutangaza icyo gihe ibyaha arakurikiranweho, kugira ngo mu by'ukuri iperereza ritaza gupfa. Magingo aya ngaya rero nibwo ibyo Semuhungu akurikiranyweho byaje kugaragara ku karubanda, aho bamaze gutangaza ko Semuhungu Eric akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Nibwo rero abasore bagera kuri 2 bajyanye ikirego muri RIB bavuga ko Semuhungu Eric yabakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato kandi bahuje igitsina mu by'ukuri, ndetse hakabamo umusore umwe wavuze ko baryamanye inshuro zirenga 15. Utuye Semuhungu Eric ubwo babaga bari muri iki gikorwa cyangwa se muri ibi bikorwa byo kuryamana bahuje ibitsina, yabaga ari gutera ubwoba aba bana b'abahungu, avuga ko mu by'ukuri niyanga ko baryamana ari buze guhamagara nyina akabimubwira. Nibwo Semuhungu Eric rero yaje gufatirana aba bana. Bigaragara ko umwe yari afite imyaka 20 y'amavuko, undi akaba yari afite imyaka 21 y'amavuko. Nibo rero baryamaga na Semuhungu Eric, akaba ari byo byaha akurikiranweho. Magingo aya ngaya Semuhungu Eric akaba akiri mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, mu gihe ategereje iburana rye kugira ngo hafatirwe imyanzuro y'ibi byaha mu by'ukuri akurikiranyweho nibimara kumuhama. Reka mbashimire cyane kandi nawe nkwibutse, niba utarakora subscribe mu by'ukuri uduhe subscribe, ukore no kunzogera, urabudufashije cyane kandi Imana ikomeze ibampera imigisha itagabanyije.